hari amatsiko yashize atazongera no kugaruka sinkumbuye kuzongera kubona umukino wa Newcastle na Barcelona. Hanga Newcastle buri bayageze hari igiteko. Ndanayihanije Newcastle urwego rwayo si urwo kujya gusura Barca. Buriya reka nkubwire hari abantu tujya twirinda gusura kubera ko tutazi uburyo imitekere yabo imeze murakirwamo. Yezwa atinya uburyo wowe ushobora kwakirwa ugeze aho hantu kushaka kubona ibyo kurya ukabona nta na kimwe uzi cyangwa rega ashyira ibyo kunywa ari ukabona nta na kimwe ushoboye ugahitamo kuvuga uti oya kubihasanga weze kubihasanga ariko uburyo babitetse uraza kumenya ibyo ugiye kurya uramenya ari biki ibyo birungo bakoresheje mu by'ukuri nubirya ejo inzoka ikabigusaba uzongera ubibone ari iyo utazi nuko babyita ugahitamo kwigumira iwawe ukavuga uti nabuze umwanya wo kugusura muvandimwe ari ugutinya uburyo bagabura. Nk'iyi Newcastle ntabwo iri ku rwego rwo kujya gusura Barca kuko ibyo Barca igabura Newcastle ntishoboye kubirya. Iyo niyo ntabwo imenyereye. Ntabwo imenyereye pe. Birindwi uri umuntu w'umugabo uhagaze muri Champions League. Kamugana na Deus nari zindi zabiri mu mukino umwe te. Oya tujya dufatira ibintu aho bigeze ibyo byabaye amateka. Usikipe zo mu Bwongereza zakoza gashya. Hera kuri Newcastle wizikubiranye utaza kugira zose. Okay, reka dore kuri Newcastle yagize kwihagararaho kuri kibuga cyayo St James Park. Iyobora umukino yitwara neza mu minota ya mbere yebona n'igitego ariko guheza umukino biragorana. Barcelona ivayo irishyura yari yarushijwe pe bigaragara n'abakinnyi bari kudefanda cyane ariko umukino wa nimugoroba navuga ko iyi mikinire ya Barcelona ya Highline Defense yiganjemo agresivite kwataka cyane ndetse no kugira abakinnyi bumva ino mikinire ya Hansi Flick ni kimwe mu bintu byagaragaje ko Eddie Howe ushobora kuba umutoza mwiza muri ligi yawe ugorana n'ama equipe muhura bijyanye na physicality muri championnat ariko icyo bita ball control na possession no kubikipira direct ku mahirwe aboneka mu mukino kuyabyaza umusaruro byese bigaragaza ko harimo itandukano ry'ama equipe yombi mu byukuri. Ikindi cya kabiri nibyo Newcastle ni ikipe ikomeye yari maze iminsi iri mu bihe byo iri muri forme igira gutya ikagora ama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza y'amahura muri ibyo bihe ariko ikibazo imbere ya Barcelona tacticoma umutoza ari hejuru y'undi nka miles nyinshi cyane harimo ikinyonyo kinini. Ku mukino ubanza Barca rwari no gukora management yo kugira ngo yirinde kuba yakora resultat mbi ku kibuga cya St James Park banabigeraho baza birangira umukino bishyuye igitego kuri penalty cyatsinzwe na Lamine Yamal nuko yongereye yanayibona n'ubundi muri uyu mukino wo kwishyura. Mu gice cya mbere cy'umukino twabonye Newcastle onaga ko uko yasoje match iri mu rugo niko yanatangiye igice cya mbere kuri Spotify Camp Nou wabonaga natandukaniro ririmo yewe binagora ikipe ya Barcelona cyane uruhande rw'iburyo umusore bita Garcia biramunanira pe habonetse ibitego byaciye bigera kuri 2 ariko habanje gucanda cross menshi ubona ko nyine urwo ruhande rwabaye minase cyane hatererwa na kufe 3 mutoza arabibona azana uyu kapiteni Ronaldo Araujo gusimbura Garcia byanze mu mukino mbere yo kumusimbuza ariko nako defense zose nubwo uruhande rwa Garcia rwagaragaraga nk'urubi cyane kuruta defense ya Newcastle no kwa Barca ugasanga ni uhagaze nabi ama defense yose nagaragaza neza ko itego bagiye batsindwa bibiri bya mbere naga ko ari mu burangari bw'aba defense ku mpande zombi. Barcelona mu cya kabiri bagize imana bajya kugitangira babonye penalty bari imbere n'igitego kimwe umukino bwo ubona ko Litexier ari kumwe n'angana Gicumbi tuvuga ati yakabaye ari ibitego 3-3 yaba yatanze na penalty kwenda ikipe ya Newcastle ikosa ryakorewe Anthony Elanga ariko ntabwo yigize aritanga iryo kosa bituma Barcelona ijya kuruhuka iri muri uwo mujyo bagarutse baje mu mukino rero abera Finya abera Lamine Yamal yatsinze ibitego byinshi ariko uburyo yaremaga bwa ikipe ya Newcastle cyane. Robert Lewandowski gihatinze kuba clinic ariko yabereye clinic no yatumye no 7 byuzura n'agasuru bita Firmino Lopez batangiye noneho okazi yose babonye imbere y'izamu bayibyazaga umusaruro Barcelona ari naho ikintu bantu barushije ikipe ya Newcastle cyane kuko
ikipe yabaye Clinico yageze imbere y'izamu Barcelona ni imwe mu busatirizi bwiza ko nabonye na Diego Simeone yahise bitangaza avuga ati tugiye guha n'ikipe tuzi neza ko ifite ubusatirizi bwiza ku isi babukoresheje ku mugoroba batsinda ibitego byinshi ikipe ya Newcastle yo ubona ko itabaye Clinico kuko nabwo buryo yagendaga ibubona cyane cyane mu gice cya kabiri uburyo nka butanu yabonye nago yaba iri tayari yari kuza kubona ibyo bitego bikazamuka bigatuma na Barcelona ikomeza kugenda wenda iba weak mu gutekereza ko bagomba no kudefanda atari ukwataka gusa ariko Barcelona yabikoze neza Newcastle bikora nabi noneho defense y'uyu musore Malik Thiaw Dani Bam iragenda mbi cyane kurushaho kugeza naho Mutaliyani mu kibuga mukuyemo Sandro Tonali ikipe ya Barcelona ku mugoroba nayo twabonye ko defense yayo yego n'ibyatsindwa ariko Lamine Yamal yabaye mwiza Rafinha yabaye mwiza uyu musore Firmino Lopez kuko ni umusore ugerageza ibitego byinshi ukongera na rutayizamu Robert Lewandowski ekipe yose twabonye n'izindi tsindwa ibitego bitabona bitandatu tubona Barcelona ibitsinda so rero ku mugoroba ni Barcelona ubusatirizi bwayo bwari Clinico kuruta ikipe ya Newcastle ariko Newcastle yatangiye umukino ubona ko kwihagaraho byakunda ariko mu gice cya kabiri ahari nuko ari ubwa mbere ageze hano hantu byabagoye nkuko bikomozagaho byabatonze gukomeza guhagarara muri uwo mwanya no kwihagararaho biranga Barcelona ibakora ibyo yakoze ku mugoroba nekereza ko ahari nagenda n'ubunararibonye bucya mu irushanwa Newcastle nafite navuga ko Benjamin yakoze intro nziza kuri no match kuko hari igihe umuntu akura ariko agakura mu myaka Trippier yabaye mu kintu Newcastle Kana Philippien ekipe ivuye inyuma inshuro ebyiri was down sibyo bayitsinze igitego cya mbere iracyishyuye bayitsinze icya kabiri iracyishyuye barimo bariyegeranya kugira ngo bajye kuganira uburyo bari buze gukina mita ya kabiri buri hari ukuntu ekipe igufatira ikagutsinda ibitego byinshi kubera ko umutoza atarabona amahirwe yo kuza ngo yegerane na groupe yose ayibwire urabibona igice cya mbere kirimo kirarangira niba wenda n'imyaka yaje mu bikanga ariko ririya kosa yakoze muri box rimeze kuriya yes Rafinha ni umukinnyi mwiza ugira speed ariko iriya cross yakabe kuba yayibonye kare ryari kosa ryakwirindwa ryari koswa nabonaga ngiye yakwirinda mu by'ukuri kuko akagitsinda cyangwa akagenda utari ko utakoze kosa umukinnyi w'umuzi kuko nekereza ko si ubwa mbere abonye Rafinha arihuta kumurusha uburyo yirukanse abo Rafinha se ko yabonye iriya cross imbere kuba agiye kuyihindura yajya gukora penalty nk'iriya y'iki umuzamu Ramsdale baro yashoboraga no kuza no kuba yayikina byashoboka ndikubona uri kubaza ikibazo nkabona ninjye uri kure wagira ngo ninjye wayikoze umuzamu Ramsdale ya baro byashoboka ari gukora ibikine kuko Dani Ban already niwe wari wamaze gufunga umurongo wa offside bivuze ngo yari yamaze kumubariraho neza Ramsdale ko bishoboka ko yasohoka iriya bara akayikina cyangwa se akajena Rafinha mu bundi buryo kujya ashobora kuba yayikina nabikora kuko tapini simbona ko yari gushoboka cyane ariko uzakurya ko akora control even niyo save buri muntu erega gusize nka kuriya niyo yagitsinda ariko udakoze iryo kosa rigushyiraho iyo blame iyo nakora iryo kosa umuntu twari kunengana Dani Bam ni Dani Bam yagomba ko yakiriyarinze Dani Bam niwe already yari amaze kujya ku murongo wa offside we ahubwo ubuhanga bwawe bwo kuzamura iriya cross hano opposite na Lewis Hall bakazamura iriya baro ikagira kuri Rafinha yayibonye kare we yaje kare atari ari avuye onside azaje gutapinga in muzehe arakurura rwose bya kinyarwanda induru ziravuga ariko ngaha Benja ngaha iyi baro yari kwikina Ramsdale na cyane ko yayirebaga neza kurusha inda Dani Ban warebaga mu izamuri hari icyo cyayo makosa abakinnyi nk'aba ngaba bashobora gukora ekipe yabo yari itangiye kugenda igarura icyizere buhoro buhoro ariko hari n'imikinire twavuga nanone igoye kuri adversaire niho nari ngiye kugera mu gice cya kabiri kuri FC Barcelona niyo twagaruka niho nari ngiye kugera mu gice cya kabiri batsinzwemo ibitego bine Joelinton niwe wabisobanuye neza urebye approach ya Barcelona mu gice cya kabiri baje bashaka noneho gukina baro zegeranye bakazihutisha bageze mu rubuga rwa mu gice cya nyuma cy'ikibuga muri final third y'ikipe ya Newcastle bati ntacyo twebwe nituba turi mu kibuga cyacu reka dukine bo baze bashaka nko gukora nka pressing
ni Joelinton babisobanuye baze bashaka nko kudukorera pressing bashaka kutwambura imipira tuyihanahane hano kenshi baze bave mu kibuga cyabo ari abakinnyi nka 6 twe duhita tubasangayo wabonaga ko mu gice cya kabiri niyo mikinire ikipe ya Barcelona yakoraga Joelinton yavuze nyuma y'umukino ngo twatekerezaga gukora pressing ukayoberwa umuntu ufite umupira kuko nta muntu wawutindana ujya kuwaka nta muntu wawuzamukanaga bafataga imipira bakayihanahana Pedri Lopez gutya bakayihanahana cyane agasore kitwa Firmino Lopez none bamara kuza bibwira ko baje gukora pressing yo kubambura umupira bagahita bawunyuza hagati bashaka barutayizamu Rafinha Lamine Yamal bakabageza ari imbere y'izamu igitego kuko batsinzwe ibitego bisape biriya bitego nka 3 bya nyuma byari ibitego ubona bya tactique kurusha uko ari ibitego cyane nabo bavuga ngo n'akantu ka individuel kakazamo karite individuel nka gutonora Lamine Yamal yakoraga na Rafinha nyine twari ko badukoraga bari bagezeho ngenda avuga kubagezaho baro kuko none ntabwo baba bakinnyi bagaruka kuza gufasha abinyuma ngo bazitware ahubwo bakururaga Newcastle ikazi kabasanga mu kibuga ari nk'abakinnyi 6 babo ku cyitwa press iyi bari bashyira 3 igitego bagahita bashyira 3 konyine bireba hano abakinnyi ba Newcastle bari mu kibuga ni bangahe mu kibuga cyabo si 3 ni 3 kuri bivuze ngo hari abandi 7 urebe mu kibuga cyabo ibara turutse kuri Gerard Martin ahita yishyira hariya neza hariya aka gasore kayitangiye irenda Lamine Yamal ayishyira kwa Lewandowski kwa Firmino Lopez igitego kitakijyamo abakinnyi 3 bonyine birakwereka uburyo match arimo gwa Newcastle tacticoma mu gice cya kabiri yari baye nkaho rishambarde ubona yatatanye cyane abakinnyi batari mu cyo nakwita nko gukurikiza neza amabwiriza y'umutoza ariko noneho bikanagaragaza Barcelona uburyo iyo yakinaga ibintu bisa nkaho biri direct bitarimo gutinza cyane birimo ya patience yo guherekanya umupira umwanya munini cyane ubona ko bakinaga udupasi twihuta amasegonda make kandi bakaba ari imbere y'izamo rya Newcastle kimwe mu byanatumye Newcastle ubona igice cya kabiri nyine isa n'iranga imeze nk'iyashyize mu mwanya hagati ariko ibyo bikanaterwa na none nahanga cyangwa se n'icyo Barcelona ikeneye Barcelona ya Hansi Flick yego nibyo uyu mwaka ifite amahirwe yo kwitwara neza muri La Liga iri imbere ayoboye n'amanota ya difference hagati ya Real Madrid hakwa Barcelona inakumbuye kongera kugera kuri stage iremereye iki gikombe nubwo feza y'amakipe yatsindwaga byinshi nge navuga ko ubu ngubu yavuyeho hatangiye kugira abandi makipe nayo wagira abafavori muri iyi campaign yo kubaza amakipe yashize muri zisigaye yarya biri gahezagare nayo ko bitajyamo kipe yabigukubye yariye bineti hadiya ikipe yabibwirira mu bintu byawe raturiya mwana za Vesparate uriya mwana aza gutanga umutuzo n'umudendezo uriya match ya mbere akinye ni mu Bwongereza n'ubundi ku kibuga cya St James Park nibwo yaje masimbura akina match yakurikiyeho ya Sevilla yarayikinnye ni muzima kuko ikintu wenda bamutinyishije nimugoroba ni match nk'ingi wenda yatangiye ubona ko harimo iki gitekerezo cy'uko Newcastle ishobora kuba yadomina baza no mu kinge wa Experience Galicia ariko Galicia umubiri wanze ubonaga ko atari tayari 100% bagerageza Ronald Araujo ko nundi were aje gusimbura hariya bari mu Bwongereza ariko nako niba abana nyine baramazi yawo ushobora gutekereza ko ashobora kuzava umukino mwiza kuko imikino amaze gukora ni miki ntago tuvuga ngo ni umukinnyi wa confirmye nko tubona abandi aho bamaze kugera nkaba Marc Bernard ko ubona ko icyerekezo cyabo kiragaragara wa Firmino bo banaje kera we no kumutegereza gusa ubona ko no defense wo ku mpande mwiza harimo icyizere kuko nderekeza ko na match ya Valikana ashobora kuyobora uzayikina bimwe mu byo Hansi Flick yishimira ku mugoroba nuko abasore babashe gukora reaction yari ikenewe bijyanye n'icyo umukino wari urimo uragenda wubaka ya equipe yose Barcelona Rafinha aratsinda tugatubona Anthony Elanga yishyura tukabona uwo bita Rafinha nanone yigaragaza tubona ba Lamine Yamal baza gutsinda ama penalty ba Firmino Lopez ariko nekeza ko ku minota byibuze 30 ya mbere Shafi ugiye kureba igitego cya Rafinha igihe cyaziye Elanga kishyura tukaza kubona Marc Bernard umusore muri twara neza cyane wasigareho Frenkie de Jong aratsinda Elanga aragaruka atsinda biza kurangira rero abenshi bavuga bati nyamara iyi match ntabwo iri buze koroha ariko nyuma yaho FC Barcelona yaje kubona penalty ku ikosa Karen Tripp yaje gukora Rafinha nyuma ya
cross nziza cyane Rafinha yari agiye kuba atereka mu izamu ariko Kieran Trippier yabizanamo ubwenge bwinshi ariko aza kwikanga tugeze mu gihe cya VAR umusifuzi François Letexier ajya kuri VAR aza kwanzura yuko Trippier yakoreye ikosa bita Rafinha biza kurangira rero Rafinha penalty yiteruye iherezo bita Lamine Yamal nk'uko yabigejeje kuri St James Park ayitsinda neza cyane nubwo Aaron Ramsdale yari yakurikiye ibyo byahise bituma FC Barcelona ijya muri mita ifite icyizere ko byibuze noneho ari ifite resulta mu biganza byayo icyo nicyo cya mbere cyashobokaga ikindi kintu cya kabiri nuko Barcelona yari imaze kubona yuko noneho Newcastle ntabwo ari ekipe yaje kugarira oya nayo irifuza yuko ikinyuranyo kiri bukorerwe kuri Spotify Camp Nou ni resulta y'ibitego ko niyo nyine ishobora gutuma ekipe yavansa ikindi kintu Newcastle nayo irabizi uko ikomeza guhangana no gukina n'iyo minota wagera no muri extra time imbere y'abafana ya Spotify Camp Nou bari bakaniye icyo ngicyo nacyo ubwacyo ntacyo kiri buze kugira gute kugufasha iri match ya 10 FC Barcelona ikiniye kuri Spotify Camp Nou barayitsinda ibiya 10 ariko ubwo mbere yabo bari baratsinze match 9 zirimo test za Bilbao zirimo match ebyiri za Atletico Madrid izo ni match ziba zikomeye kameme na match ya Sevilla bayinyageje ubundi ibyo bikwereka ko ni FC Barcelona mu rugo nagekangwa rero kubikuyoboye muri resulta ubwabyo biragusaba kugaruka nawe ushambura kugira ngo ubashe kuba wabona ibitego icyo ni kimwe ariko nanone biri buze kugusaba na effort yo gukina ubasha no kugara neza cyane ariko ibyo ntago byaje gukundira ekipe ya Newcastle kubera yuko ni FC Barcelona nyuma yuko igiye mu gice cya mbere ariyo iyoboye mu kuruka nekeza ko discours y'umutoza Hansi Flick yari reka tubima amahirwe yo ko bakongera kugaruka mu mukino nk'uko byaje kugenda mu minota 30 ya mbere ubwo bagarutse ku minota 51 Rafinha ahereza umupira mwiza cyane bita Fermin Lopez icyo byari bivuze nuko ni Barcelona noneho ikiva mu kuruhuka mu kugana n'umutoza Hansi Flick guhindura n'ukubyaza amahirwe umusaruro twabonye igitego Lamine Yamal yahoshe mu gice cya mbere ibyo ni ibitego ushaka kugaruka bikakurotesha inzozi mbi cyane rero mu gice cya kabiri ikintu cyo kuba clinical nekeza ko aricyo FC Barcelona yakoze kugira ngo ibashe kwambuka umusozi w'ikipe ya Newcastle ibyo byose nyuma yaho ku munota 56 Rafinha arongera atanga indi assist uyu mugabo yameze neza cyane bita binajyana n'uburyo na Barca igomba kumeze neza cyane pressing kwa assistinga Lewandowski turongera tumubona kuri score sheet aratsinda Lamine Yamal ku munota 61 ubwo Lewandowski muhaye ikaze pfa kuba yafunguye amazamu ahita atangira kwitabira ibyo birori ko kagacuranga rero Lamine Yamal amuremera uburyo Lewandowski atsinda ikindi gitego cya gatandatu nyuma yaho Rafinha rero aza nk'usoza ibirori biza kurangira ekipe ya Newcastle inyagiwe ariko icy'ingenzi cyavamo nuko abenshi kuba barimo baranenga ama ekipe yo mu bindi bihugu kuba atabasha gukopinga na physicality y'ama ekipe muri Premier League nibyo tuzagenda tugira igihe tunabaza ibibazo bigetaranga tuvuga tuti ese kubera iki ama ekipe ya Premier League atitwaye neza kandi ariyo yazamutse ari menshi muri Champions League ariko igihari kuri FC Barcelona bimwe mu byo Hansi Flick nabonye yakoze neza cyane muri uyu mukino no guprofita utu espace duto ekipe ya Newcastle ibuze gusiga mu gihe yifuza gukina man to man marking icyo ni kimwe mu byo Barcelona yakoze mu nk'umukoro neza mbona ko rero iyo man to man marking ya Newcastle yobashe kuyitsinda icyo bisobanuye nuko Joelinton ashobora gusohoka akaza kumarika umukinnyi wa FC Barcelona mu gihe asohotse rero icyo biba bisaba nuko touche ya mbere ya Rafinha tushe ya mbere ya Lamine Yamal mu gihe basa nk'abimvatize baza gukina nka nimero 10 nyuma ya rutayizamu nuko tushe ya mbere iba nziza iyo yayifashe Rafinha yatanga baro neza iyo Lamine baro yayifashe neza ya mbere yagucenga Kerimine kugeza aremye uburyo cyangwa se ashose kwiza mbona ko rero yari Hansi Flick wakoze umukoro we biza kurangira abashije kwitwara neza cyane ku mugoroba aratsinda icyo ni kimwe ikindi gikomeye nuko ni FC Barcelona abonye ko mu ntwaro zabo zikomeye harimo no rubasatirizi bwabo wenda magnifique natwereka kuri aka statistique ku buryo attaque ikipe FC Barcelona ihagaze neza cyane so far this season ugiye kureba muri uyu mwaka w'imikino muri match zigera muri 51 FC Barcelona zirenga imaze kubikina this season ni ekipe FC Barcelona ifite abakinnyi nka Lamine Yamal umaze gutsinda ibitego 21 Lamine ateye ubwoba bafite Rafinha uri gutsinda ibitego 19 Rashford utari gukina imikino myinshi afite ibitego 10 Lewandowski watangiye seza afite ibibazo by'imvune afite ibitego 16 uwo bita mwenyewe Ferran Torres uri no muri meforme ariko mu ntangiriro z'umwaka w'imikino yaratwetse yuko ari umukinnyi uhagaze neza ibitego bigera kuri 16 abo bakinnyi batanu mvuze Shafi bamaze kugira ibitego 82 hagati yabo this season equipe FC Barcelona imaze gutsinda ibitego bigera kuri 115 nimba rero ufite abakinnyi batanu nuko ngo nta mukinnyi muri udafite ibitego ni buri 10 abo bakinnyi batanu
bimwe mu bintu andi ma ekipe i Burayi ashobora kuba nakennye yakifuza wenda usibye ekipe ya Bayern Munich igerageza ko ifite abataka nabo bafite return rate nk'iyi, ariko ahangaha unongemo n'imibare yo bita Fermin Lopez ubwabyo byahita bikwiriye ku rwego ekipe ya FC Barcelona iriho, kuko Fermin Lopez ndimo ndavuga nubwo namubaze nka attacking midfielder ni Fermin Lopez umaze gutsinda ibitego 12 atanga 16. Rero ubona ko zimwe mu ntwaro zifatika Newcastle itari bashe kuganza nuko muri Barcelona ifite abataka barenze umwe, barenze babiri, batatu, bane, batanu shizo na Fermin Lopez nk'umu playmaker bashobora kuba baza mu kibuga bagakora ikinyuranyo mu gutsinda igitego. Mbona ko rero niryo pfundo rya FC Barcelona. Benshi bavugira bati Barcelona defense yabo kitameze neza nayo niyo gushimwa nibyo, ariko nanone Shafi unyibutse umwaka waho ekipe yigeze kugera kuri finali ya Champions League ifite clean sheet 6 cyangwa se 7 akaba ari ekipe nziza yatwara igikombe. Akenshi uzasanga muri zino tournaments ni match zikunze kuba zimeze nka basket. Kubera iki mvuze basket? No kubera yuko uzasanga ikinyuranyo mu mukino ari ukuba wabasha gutsinda ibitego byinshi. Aka kanya kamwe ku rugero yari ekipe Inter Domira yanyuze muri kampanye yose itinjizwe ibitego byinshi, ariko bageze kuri finali baranyagiwe. Kubera iki? Nuko ekipe ya Paris Saint-Germain mu kutobifite ya defensive setup yabo, ubwugarizi bwabo ni ukwiharira umupira, ubwugarizi bwabo ni ugutsinda ibitego byinshi. Mbona ko rero Barcelona iki ni ikiguzi yashyira mu mikino ya Champions League cyo kwishobora gutsinda ibitego byinshi bikayifasha kugenda yavansa muri stage zigiye zitandukanye cyane. Iyo ni ekipe ya FC Barcelona kabisa. Wenda Aran mbere gato yonde ko iyi Barcelona tunayivaho twataka n'ibindi bintu byose ko turigenda kubitwarira rimwe mu minota dufite. Umutoza Hans Flick ni umutoza wavugaho iki nko mu munota umwe bigendanye n'uburyo ekipe ya Newcastle yaramweretse ko ikomeye mu kintu ubanza, bigendanye n'uko yatangiye game ku munsi w'ejo atangira atsinda bamwishyura agahita vinyuma ekipa keretse ibitego birindwi. Yego nibyo umutoza Hans Flick nk'umutoza watwaye iki gikombe cya Champions League muri ekipe ya Bayern Munich, nk'umutoza wageze demi final ari kumwe na FC Barcelona. Nekeza ko ni umutoza uri ku rwego rwiza rw'icyo Barcelona yakenera mu marushanwa nkaya. Nibyo yatunze Xavi, yatunze Koeman, yatunze Valverde, ba Quique Setien, bose n'abatoza bagiye banyuramo, ariko bose icyo Hans Flick abarusha, nekeza ko nyuma ya Luis Enrique Barcelona yongeye kugira umutoza byibuze ufite iyo capacity yo kuba byibuze ari umutoza waza agatsinda imikino iremereye unabingendanire n'ibimukura muri ekipe ya Barcelona. Yego nibyo ujye kuri Hans Flick rero tactically uburyo ari umutoza abashe kwiyadapta mu Barcelona. Yari ifite imvune, turabyuka sezitangira, Lamine yavunitseho, Lewandowski yaravunitse, Rashford baravunitse, De Jong yaravunitse, Pedri yaravunitse, Gavi yaravunitse, Bakasado baravunitse. Muri defense Araujo yagize ibibazo by'imvune, bakupa Paris bigeze kujya ibibazo by'imvune, ba Christensen akakanya bari hanze. Ibyo byose iyo birebye abandi batoza nibyo bamwe muri bo bitangiye kubashyira mu manga mu gihe cya sezo tugezemo. Ariko Hans Flick we uburyo yabinyuzemo na academy ya Lamazi, uburyo yabinyuzemo n'abandi bakinnyi twakwita yuko bari nimero za kabiri, ngubu akari nimero ya mbere. Akakanya nani ma equipe yakwifuza kuba afite muri groupe zabo. Akakanya nimba ufite umukinnyi nka Fermin Lopez wari ku isoko mu ntangiriro za sezo Chelsea mwifuza, ariko akakanya kari umukinnyi ufite uruhare mu bitego hafi 28. Ibyo bikwereka urwego umukinnyi wamaze kugeraho. Mbona ko rero igihari kuri Hans Flick Barcelona n'andi maboko meza yakifuza kuba irimo atari Hans Flick. Ikindi kintu wenda Hans Flick imbere y'umukino yari yatangaje amagambo akomeye cyane, aravuga ati I don't think about going somewhere else, it will be my last job. Sinekereza kuba najya ahandi hantu aho ariho hose, Barcelona izaba ariyo ekipe ya nyuma noje. Abenshi bati Hans Flick ni umutoza watojeho ekipe ya Bayern Munich mu Budage. Abenshi iyo bari hanze mu yandi ma ekipe baruta gutoza Bayern Munich. Hans Flick ni umutoza watoje German Mannschaft. Akenshi iyo umutoza w'Umudage ari hanze cyangwa yaratoje Bayern ahora kurota gutoza German Mannschaft. Rero ibyo bintu bisa nkaho kuri Hans Flick nk'Umudage ibyo bintu yamaze kugira gute kubya completishinga. Ikindi kintu wenda cya wakura muri aya magambo ya Hans Flick nuko Hans Flick noneho ibari kubivuga, ariko muri uko kubivuga arabivuga afitemo n'ikintu cyo kuba uwo Joan Laporta yari yarashyize tumetumu yuko nadatorwa wazagenda. Aravuga ati rero Joan Laporta kuva hari afite manda y'imyaka 5, nzakomeza nkora amasezerano yanjye kugeza 2028
kuri raporo tuzajya 2031 nshobora kuba nareba uko nzaba mpagaze icyo gihe, yaba ari gihe mentale psychologically nzaba ndi umugabo ugihereza Barcelona ibyo ikeneye, nzaba ndi umugabo ugifata umwana waramaze nkamubyazamo icyo ekipe imwifuzamo, nzaba ndi umugabo ushobora kureba ku isoko nka detekta tara nziza nkayizana ikadufasha, icyo nacyo ukakireba. Mbona ko rero muri ubwo buryo ashobora kuba arimo aragerageza gukingirana urusaku ruva hanze rumwerekeza mu yandi ma ekipe rumukura muri FC Barcelona. Ni nko kubwira Laporte ati turi kumwe muri runo rugendo, reka twubake iyo Spotify Company, reka twubake iyo Barcelona ihangana, nanjye ndahari kugeza na 28 mu masezerano yanjye, ariko simbona azahita agenda, ahubwo birasa nkaho ari guhereza priority ekipe FC Barcelona, kuko gutoza Bayern waratoje German Mannschaft ukabaka kanya wizeye kuri muri projet ya ekipe ikomeye, ekipe isa nkaho irimo irava mu bihe bibi wabanyemo nayo ukaba urimo urajya mu bihe byiza. Ntekereza ko arimo araprojecta ko yasarura amatunda n'ikipe ya FC Barcelona, ahubwo akavuga ati reka ndebe icyo nabibyazamo cyane. Nibyo ngibyo. Hanyuma inkuru nziza mu ikipe ya FC Barcelona nuko umuzamu Evan Garcia atigeze agira imvune yatari hambaye nyuma yo gusohoka mu mukino nijoro, akaza no kuba asimurwa kabisa kuri match, ubona byanze rwose. Uyu mugabo Aran igihari ngo nakavune karaho gasanzwe koroheje. Yego nibyo, haje kubamo akantu k'akanoke, ariko ahereza umwanya bita Siezini araza nawe arigaragaza. Ikindi kintu gihari nuko Barcelona ubwayo yafashe ya mbere ihita ikominika iravuga ati igihari nuko umuzamu wacu Joan Garcia arahari kandi ameze neza cyane, n'ikimenyimenyi muri weekend kuri match ya Rayo Vallecano azaba ari tari ko yakina. Nekeza ko yaba ari inyungu kuri FC Barcelona, kubera ko uyu ni umusore tumaze kubona nyuma mbere yaho atarajya mu mvune yafashaga FC Barcelona, ariko na nyuma yaho twaje kubona uyu Joan Garcia ari umukinnyi byibuze FC Barcelona yakwizera yuko yabafasha. By'umwihariko ugiye kureba uburyo abagumishije mu mukino kuri St James Park, ubwo ndavuga Champions League, ugiye kureba kuri uyu mukino wa nimugoroba, ugiye kureba muri match zeruka, match by'umwihariko ya Atletico Madrid, match yo kwishyura ya Copa del Rey nubwo bavuyemo, ariko yari umusore wagejeje kuvuga ati kucyo Barcelona ikeneye n'intsinzi, nanjye se nibwemere ko igitego cyinjira mu izamu. Mbona ko yaba ari ikinyuranyo cy'ibyo Siezini yakoze mu mwaka ushize, yagize igihe cyiza ariko aza no kujyamo ibihe bibi. Mbona ko nawe ahari muri zino faze ziremereye za FC Barcelona, nawe yabonja kuri ubwo buremere bw'icyo Barcelona bihanganiye. Buri iyo umubuze muri faze nk'izi experience nta handi yayigura, ariko iyo yibayemo match ya Newcastle akaza agakina na Atletico Madrid, mwagira amahirwe mugakomeza agakina n'iyo Arsenal, mwagira amahirwe mukagira final agakina n'iyo final, resultat yose yavamo, ariko buri urimo uragerageza kuba watunga umukinnyi wageze ku nzego zose za ruhago akageza ko yagufasha.